umuginga akagenda akatwibeta akarya akaza no kurya muri refe akaza bati noneho bari ibiryo biraza ryari ibiryo biraza yigize nk'aho ashonje ariko ubundi yagera muri refe agatemo kagira ngo nta nubwo ahubwo tubwira bwa wiyumva gute ikibazo se warabiriye ariko dostile n'ubu ngubu bijya he ntabwo ari ibyaho haje cyaje kuva na kera rufite umutwe tuje tubishisha ukuri umutwe uri mu bwenge wenda bufite kuva na kera ruhagaze umutwe pe baraho ugikumvura baraho umutwe wanjye jewe wakuze turangije mu wa kabiri secondaire je wicara sibyo umuntu ugana gucara gira abanyarwanda bari kukureba hariya jewe ndacyakura sibyo bwira abanyarwanda bari hariya ubabwiza uko ese njyewe ndifuza ko wabaga bakibise nka kera kiyo kandi nahani iwawe wasanga gihari ntago bashaka kwifata kuri wa turi muri examen nkarya ibiryo bikanja mu nda hariya nibwo nahise mbisezera bari ibyo birakurya mu nda byarandiye wari uri kumwe nande cyane David se yanshuye mutari kubireba hari David kagahungu gafite umutwe wagira ngo aya reka ngwiza ukuri urya mu nda ntago byatewe no kurya hariya ku ishuri tuvugisha ukuri ibuka wa munsi kere yarura ngo ni kwa kundi yajyaga muri refe urumva ni kwa kundi yajyaga muri refe yabanje muri kantine Biriwe neza amazina yanjye nitwa Keria ndi kumwe na Mutanga na Suleiman Olivier Kagame ngira ngo bamaze kubimenya akagasiri Kagame nkuko mubibona twaje mu rugo iwabo kumusura n'abanyeshuri biganye O-level tugiye kuganira nyine atubwira ukuntu byari byifashe mu kigo cy'amashuri n'abatabizi ubuzima bwe busanzwe bagira ikintu bafataho ntabwo ari ukuvuga ngo atubwire ahubwo ni ukubwira abatariganye natwe kuko twebwe turakuzi twebwe ibyo twanyuzemo byo murabizi ko twabinyuzemo mu ishuri urabizi yego ndabyibuka wa mutsima wajya gurya kusumbya abandi kandi ko Kagame urumva ari wowe cyaje wajyaga no kuzana ubudisha niwe washituraga babyita washitura yewe ntabwo ahubwo se mbwira cyaki urabeshya abantu rero ahubwo urabizi reba rwa ruyiko yari afite ntabwo najyaga ku kigo mujye mubyibuka waryaga hose nariyeho ukwezi kumwe ariko warabikoze ukwezi kumwe oya bwiza abanyarwanda ukuri bwiza abanyarwanda ukuri reba ikiko cya mbere cyajya wari ufite ariko ntabwo nababeshya narari ahubwo umushinzi yari afite umuginga yari afite umva se wari ufite uruyiko yitwaza mu mufuka igitiyo ni igitiyo ngiye cyane narazanye mwarakise kari kinini ariko igiye kukizana bwa nyuma mu gihembwe cya kabiri ndibaza icya kabiri cyagihoza nibwo wazanye sinzi n'imbaraga yo ku ruganda kurucurisha ka fizike niko bari bazanye uwo munsi ndibuka ahari kuko ndibuka mu gihembwe cya kabiri niko wazanye ikiko noneho tugiye kurya kuri lunch sha abahungu baravuga uti no musoro nazajya akoramo kabiri byinshi yose uziko yakibikaga mu mufuka ukakibona yakibikaga mu mufuka ukakibona ko cyatumye yarakigendanaga mbega ahubwo ariko ntabwo nari ntandukanye nawe njyewe yasengeye nigeze njye nazaga kwiga amasomo wowe ukaza nkaho uje kwiga ibiryo isomo ry'ibiryo kandi yari imonga ahubwo suhuza abantu muri huriye baravugaga urumva ngo ndiyemera kandi abajama biyemera muri segonderi abizi byabaga ari ikibazo imonga uwo ni jyewe rero ni wowe nyine yari ataramenya uwo ari we wari utarisobanukirwa jyewe nazaga mu bantu ba mbere biyemera ntukajya ubeshya wiyemeraga mu masaha asanzwe twagera ku buryo ntabwo washaka kwifata ahubwo ni ku biryo naheraga ibaza noneho ku biryo ntabwo bashaka kwifata ibaza atiyemeye ntabwo bashaka kwifata ku biryo wa munsi turi muri examen nkarya ibiryo bikanja mu nda hariya nibwo nahise mbisezera bari ibyo birakurya mu nda byarandiye wari uri kumwe nande cyane David se yanshuye mutari kubireba hari David kagahungu gafite umutwe wagira ngo aya reka ngwiza ukuri
urya mu nda ntabwo byatewe no kurya hariya ku ishuri tuvugisha ukuri. Ibuka wa munsi Kereya yarura ngo ni kwa kundi yajyaga muri refe urumva ni kwa kundi yajyaga muri refe yabanje muri kantine urumva washyiramo kawunga umva se umuginga akagenda akatwibeta akarya akaza no kurya muri refe akaza bati noneho bari ibiryo biraza ryari ibiryo biraza yigize nk'aho ashonje ariko ubundi yagera muri refe agatema ukagira ngo nta nubwo ahubwo tubwira buriya wiyumva gute ikibazo se warabiriye ariko dostiri n'ubu ngubu bijya he ntabwo ari ibyaho haje cyaze kuva na kera ufite umutwe tujye tubyisha ukuri umutwe uri mu bwenge wenda bufite kuva na kera wari uhagaze umutwe pe buriya ujya ukumvura buriya umutwe wanjye jyewe wakuze turangije mu wa kabiri segonderi jya wicara sibyo umuntu ugana wicara bwira abanyarwanda bari kukureba hariya jyewe ndacyakura sibyo bwira abanyarwanda bari hariya ubabwize ukuri njyewe ndifuza ko wabaga barakibise nka kera kiyo kandi na hano iwawe wasanga gihari kiri muri mizi ntabwo yakijugunya ibintu cyagukora kiriya kiyo ahubwo sohoza abantu bagukurikiye bya biyiko mwarishaga yewe baranzi no kuva na kera tuvugisha ukuri none se tuvugisha ukuri Olivier sibyo uyu nguyu yari imonga ntabwo ni ukuri yarigeze umukobwa naranatinyaga wibuka ko najemo abasanga ku ishuri cyangwa musigaye mukundana buri nawe uri kuvanga ibintu ese siko byari bimeze dore uyu umwanya w'imbere niwe yicaragaho gusa cece nese muri class nigeze no umwanya wa kane mu banoze kuri birateye ibyo byose turabizi neza umwanya wa kera duhereye inyuma umwanya wa kane ariko dushizeho akazeru mujye mubwira oya yarakoperaga baramuhekaga sibagohekaga ashaka kuri baranze ko tuvugisha ukuri barakuza nazana birote zanjye ahangaha abakozi kudusura cyangwa se duhamagara umuntu bazite umuntu mutangana cyagiye bakwirukanye duhamagare wakopeye cyagiye turagukora history cyagiye ibibazo byari ibibazo byari issues za Minerva nta kindi bigeze definition ntuza niyo yamunaniye harya niba ari munabyitiranya na cya gihe uwanuze aza gucekinga ama assignment yaraduhaye munabyitiranya agasanga bazikoze ni wa mutipe betwaga nde ni nka batatu gusa abantu bose twazinegeje tuzi ngo ntago azazikosora ntabwo ari ibyo ngibyo wibeshya abantu ese nibiye twari turimo dukora sinzi icyo kizamini umuntu wajya gukopeza arasiba urupapuro ushyiraho izina gusa ntabwo byibuka reka kubeshya uribugirwe igihe bamutuma umubyeyi we akaza akamuhondagura imbere y'abanyeshuri yaragize kapasi tubigishije ukuri ese utwo tuntu ubundi buriya twari ngombwa atari ngombwa bayasha ntabwo ari ngombwa keep serious please ariko usigaye ubana n'abasaza hano mu rugo ntabwo